mwana mwana we naramubonye ndamutangarira. Uwo ni umuhanzi Francois Xavier Ngarambe, umuhanzi w'umuhanga. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku mateka y'ubuhanzi bwe, ahubwo muri kapo y'umunsi twamuhisemo kuko we n'umufasha we Yvonne Solange bafite inkuru y'urukundo yafasha benshi hano ku bakunzi b'Umuranga Family. Duhura rero koko na Yvonne Solange bwa mbere tuganira kubo twakundaga. Icyo nashimye ni uburyo yari afite ishyaka ry'urukundo, ishyaka ry'uwakunda nubwo yari kure kandi azamara imyaka myinshi cyane, ukumva yiteguye kumutegereza kugeza agarutse. Nkabona wari umukobwa ushinze imizi, utatwarwa n'imiyaga, nubwo yari umukobwa urangwa n'ibyishimo. Nicyo kintu cya mbere namubonyeho, inseko yaka cyane. Ubwo rero twaragiye twongera guhura nyuma y'imyaka 4 muri 91. Twahuye muri 91. Ikibazo cya Francois na Yvonne bamenyanye gute? Ese niki buri umwe yashimiye undi? Ese bahuye n'ibihe bigeragezo mu rukundo rwabo? Tugera ahantu hari kwibarabara ruguru y'iwabo, ariko hari n'amatara. Hari aho twahagaze rero numva ashaka kumwegereza ngo muhobere. Namusomye ariko numva izindi mbaraga zirambujije. Shimira Imana yashyizeho amaferi icyo gihe, kuko narabimubwiye nyuma asubiza ikintu gikomeye. Ndamubwiye ngo iyo wibeshye ukabikora nari guhita ngusiba, nkabona nyine ko uri ikirobezo nk'abandi, nkabona ko utari umuntu ufite kwirinda kwiziga. Ese ubu bageze kuki mu rukundo rwabo? Waba se wari ubizi ko Yvonne Solange yigeze kwifuza ko basubiza inkwano? Waba se wari uzi ko Francois yari afite aba ex bagera ku 10? Waba se uzi ko umwana wabo ari minister? Byose tugiye kubiva imuzi muri gahunda ya kapo y'umunsi. Mwibutse ko hano ari ku Muranga Family, aho tugaruka ku nkuru zo kubaka umuryango. Niba wifuza umukunzi ni ukujoininga WhatsApp group iri muri link aho hasi. Nk'ibisanzwe n'ijya Umuranga Daddy muba muri kumwe kandi ndabakunda. Ngarambe na Yvonne bamaranye imyaka 34 bakundana. Muri uyu mwaka bakaba bamaze imyaka 31 babana nk'umugore n'umugabo mu munyenga w'urukundo. Biragoye kuba wababona aho bari ngo ubure kubona ikimenyetso cy'urukundo, kuva ku myambaro yabo ihora isa, uko baganira bafatanya agatoki ku kandi n'ibindi bitandukanye. Urugendo rwo gukundana kwabo ruhera tariki 20 Mata umwaka wa 1991. Ngarambe avuga ko yatangiye ibyo gukunda kuva ku myaka 20 bikamufata imyaka 11 ubwo koko yageraga ko Imana yamugeneye, ari we Yvonne Solange Kagoyire. Mu kiganiro cyabo cya mbere aricyo twita first date, babwiranye abo basanzwe bakundana nabo, by'umwihariko Yvonne yakundanaga n'umudiaspora, kandi akereka Ngarambe rwose ko yiteguye kuzategereza uwo mudiaspora. Ibi byeretse Ngarambe yuko Yvonne ari umukobwa ushishoza kandi uhagarara ku ijambo. Ikindi cyakuruye Ngarambe kuri Yvonne kuri uwo munsi ni inseko n'ibyishimo bikomeye Yvonne yerekaga Ngarambe. Uwo munsi baraganiriye baratandukana, bongera guhura hashize imyaka 4 aribwo muri 91. Hura buri umwe yabajije undi niba akiri mu rukundo na wa wundi yamubwiye ubwo bahuraga muri 87.
bose basanze byarapfuye basanga aba ari singo, maze baraganira birambuye. Yvonne amuzimanira amata, ibiganiro bigenda neza. Nyuma yaje kumusezeraho aragenda, ariko Yvonne arushaho kugenda atekereza ku byo baganiriye, mbese amusigara mu mutima. Urukundo rwabo rwaranzwe no kwandikirana utubaruwa tw'urukundo. Nk'umusore n'inkumi bambaye umubiri, hari ubwo yamuherekezaga bahagera mu nzira akifuza kumusoma, ariko agafashwa n'Imana. Yvonne ati iyo ubitinyuka ntari guhita nkwanga. Bakomeje gukundana banyura muri byinshi. Francois akabura amahitamo hagati yo kuba padiri ndetse no kuba yashaka umugore. Yvonne nawe agakundwa n'abasore benshi cyane bafite ubukire bari muri diaspora, bityo nawe mu mutima we bikamugora gufata icyemezo. Nyuma rero baje kwemeranya kubana, bakora ubukwe ku itariki ya 1 Mutarama umwaka w'1994. Mu rugendo rwabo rw'urukundo bagize abajyanama beza, aribo Rugamba Cyprien ndetse n'umufasha we Dafros. Ubu Francois Ngarambe na Yvonne Solange Kagoyire bafitanye abana 5. Umwe muri bo ubu ni State Minister muri Minisiteri ya Siporo. Mu rwego rwo gufasha abantu bifuza kurushinga, bakomeje umuryango bafatikanije mu gushinga na Rugamba Cyprien. Uwo muryango ukaba witwa Communauté de l'Emmanuel. Muri uwo muryango bafitemo ishuri bita École de Fiance, rikaba ari ishuri ryigisha rigatanga inama abasore n'inkumi bifuza kurushinga. Mu kugira inama abantu bataratangira gukundana cyangwa se bari mu rukundo bifuza gukomeza urukundo, bavuga yuko urukundo ruba rukwiye kuvomererwa buri munsi, ndetse mu gihe cy'urukundo umuntu akwisunga Imana, dore ko ari nacyo Yvonne yashimiye Ngarambe muri ba basore bose bamurwaniraga. Ngarambe we yari afite umwihariko wo gukunda Imana. Umuranga family twifurije kapo ya Ngarambe na Yvonne gukomeza kugubwa neza, tunabashimira tunabafataho urugero hano ku Muranga family. Mwari kumwe n'Umuranga Daddy, turabakunda, naho ubutaha nakagaruka.